aya makuru yamaze icyo ushaka. Aka kanya turi mu mujyi wa Gisenyi, tuzanye iki gipangu gifite ubuso burenga 400 muri zoningi nziza mu bijyanye n'imyubakire, ku buryo ushobora kwashyira inzu ihostinga umuryango urenze umwe. Iki kibanza ni cyiza kuko cyakisesinga ku bikorwa byose by'umujyi wa Gisenyi. Karibu tubereke hano hantu kugira ngo uhamenye neza. Mu gihe ugeze mu mujyi wa Gisenyi ahitwa kuri Unama, uzamuka umuhanda wa kaburimbo urebana na Unama neza, agahanda kitwa kuri station Marine. Ni umuhanda urimo kaburimbo, umuhanda uri nyabagendwa, ku buryo imodoka z'i Kigali niwo zisigaye zikoresha aka kanya. Murumva ko aha hantu ari nyabagendwa cyane. Ushobora kuhashyira amacumbi, ushobora kuhashyira residential isanzwe, cyangwa ugacumbikira imiryango bisanzwe. Inyubako hano igeretse yemewe cyane, ndetse n'itageretse ushobora kuhashyira kadasiteri nk'uko twatangiye tubibabwira, bikagenda neza cyane. Amawese na fose ushobora kubihindura, ukahakora uko ushaka, dore ko babikoze neza bakabashyira inyuma. Hari abo usanga babisize mu rubavu, kandi ibyo bintu abenshi ntitubikunda. Dore inyubako ziri aha imbere y'iki gikorwa cyacu ukuntu zimeze, n'utuzu twiza tugeretse, tugiye tugerekwa rimwe, n'ahantu heza cyane. Hano nawe ushobora kuhaza ukahabyaza umusaruro, ukahashyira akanyubako nk'aka tubona imbere yacu. Murabona ko ari akanyubako gafite isuku kandi kari mu buso bungana n'aha turi. Muduhamagare kuri 078 300 8755. Karibu tubabwire ibiciro turi hanze, maze murebe ukuntu himereye neza cyane. Aba VIP tuziranye nibo nshaka kugurisha ahantu. Niba utari umu VIP nyine no comment, ntihagire ibintu ukora. Niba utanatekereza ko inzozi zawe zizaba impamo mu myaka izaza ukigurira ahantu, wimpamagara cyangwa munyandikire. Ibiciro ni miliyoni 75 z'amanyarwanda. Gusa harimo ibiganiro byiza dushobora kugabanya. Ibihe byiza, turabakunda cyane.